Hi everyone, tubahaye ikaze muri Tour du Rwanda podcast aho tugiye kwakira aba MC bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu aribo MC Brian and MC David Bayingana. Bagiye kudusangiza uko batangiye urugendo rwabo muri Tour du Rwanda, ibihe byiza batazibagirwa muri Tour du Rwanda zahise, uko abafana biba byifashe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko kandi batubwire n'icyo biteze muri edition y'uyu mwaka. Nimucikwe. Kuba MC muri Tour du Rwanda imyaka ibaye myinshi kuko byatangiye hafi 2012. Imaze imyaka 3 ibaye mpuzamahanga. Ko yatangiye 2009. Iki gihe n'ubwa mbere nari mbonye pine baro bazikuraho hamwe umugenzi yicara bazikatana ku kibuye naye hose, n'igihugu kitari cyagira n'ubushobozi bugurira abakinnyi amagare. Ariko ndibuka dutangira gukurikira Tour du Rwanda 2009 nuko hano habaga umu-MC wacaga mu Rwanda avuga igifaransa cyinshi cyane, abanyarwanda bahagaze ku muhanda bumwe ibyo avuga, bamwitaga Coulibaly. Icyo gihe Coulibaly aza gukoranaho na Meya Richard mubona w'i Bugesera. Noneho Meya Richard yagira gutya kugira ngo conversation iryohe cyane abantu bayumve. Ndibuka icyo gihe hari ikintu kigezweho hano cyarimo gahunda ya Seka Live. Seka Live bure yakorwaga na Rutura. Athangusi. Ngombwa ko President Babble Bayingana azana iyo message. So Coulibaly basanga igifaransa ntabwo kiri bucuruze cyane ku mihanda y'abafana kuko harimo gahunda yo kwigisha n'igare, ariko birangira ari Richard usigaye. Richard rero yaze kugira ibyago icyo gihe, sinzabyibagirwa, twari tuje gukora coverage bisanzwe. Out of nowhere yanje gukurikirana umukino nk'abandi banyamakuru, barambwira ati Richard ntawo hari, ngwino ukora amagare. Nuko ninjiye amagare. Imyaka iratambuka, ngiye kubona mona haje muri umuna wanjye. Nawe nakomereze. Urakoze cyane David. Njya gutangira muri Tour du Rwanda natangiriye kuri départ cyangwa aho amagare ahagurukira kuri buri stage. Nanjye ni nkuko bamamagaye riri butangire nka mu gitondo, bakeneye mu MC byibuza uzajya uri kuri start line, avuga amakipe agiye guhaguruka, avuga abakinnyi, ariko bakanacishamo akavuga ku baterankunga. Naho ngo natangiriye 2018, urumva ko naje mwaramaze guharura amayira menshi. 2018 nkora kuri départ, ubundi gutyo baza rero management ya Tour du Rwanda. Iyo Tour du Rwanda 2018 irangiye, ndabyibuka baga nko mu kwa 8 gutyo, mbere y'uko umwaka urangira habura amezi ya nyuma gutyo nko mu kwa 8. Iva kuri 2.2 ijya kuri 2.1. Bansaba rero ko rero twazajya dukorana umwaka ukurikira kuko yahisiza mu kwa 2. Harimo nka range y'amezi 3 cyangwa 4 gutyo kugira ngo indi Tour du Rwanda ive kuri 2 n'ibice 2 ijye kuri 2 n'igice kimwe. Nibwo rero ariko banza Tour du Rwanda itarateguzaga abantu uko bagusabye bucya ngo bibe, nanjye nuko bankuye bati ngwino. Ndetse Brian ajya no kuza ntibigeze banamumbwira. Barambwiye ngo hari umuntu ugiye kuza mukorane, ngiye kubona umuntu hatungutse umuntu hariya, ngira ngo wenda ni nk'umukinnyi w'umupira. Ariko ni 2019 nibwo twatangiye gukorana. 2019 ndabyibuka dutangira gukorana ndi muri umuna wawe umereza guidelines. Nabwo nanyitangira gukora ibintu cyane bya sports. Actually ngiye gutangira ku MC ngabura mu bintu bya sport, natangiye mu igare 2018 kuri départ. So nanjye rero guhera 2019 nkorana na David Bayingana. 2019 kugeza n'uyu munsi ibindi n'amateka. Ibindi n'amateka. Ariko nubwo tuvuze amateka bivuze ko Tour yarekeye. Oya, ibindi ni imyaka ishize. Kuko ntigeze rekera no mu gihe cya Covid, ibindi byari bikomeye. Tour du Rwanda yarabaye. So yari experience nziza kuko ndabyibuka nakoranaga na Bosco baramuzi cyane muri volleyball, umunyarwenya mwiza cyane. Nakozeho na Rutura, turazenguruka, twagiye dukorana n'abantu batandukanye. Ariko urumva yigize gutyo ukabona nta muntu ukunda umuntu mushya umujoyininga, ubundi ibyo bari ikinyoma kuko hari ikintu mumaze kubaka. Ariko uburyo Brian yaje akagwamo ako kanya wabonaga kabiremewe kabisa. Nuko uwo mwaka iyo utagenda neza ngewe
nari gusaba ko simbuzwa mbikubwiriye. Imana ishimwe ko chemistry yacu yabaye nziza, atari chemistry yo kuvuga ngo ni ubushuti cyangwa iki, ariko no mu buryo bwo gukorana. So abantu babyumve rero, role y'aba MC buriya ngira ngo mu masegonda makeya hari inshingano zo kwigisha iryo gare. Hari umuntu urebera iryo rushanwa kubabwira kategori niyihe irimo gukinwaho, hari umuntu urebera iryo gare akabona ritandukanye n'iryo afite mu cyaro kuki ridasa n'irye, hari umuntu wibaza kuki baca mu mihanda imwe indi ntibayicemo, hari n'umuntu turi muri position igomba kugira icyo tumarira umuparteneri wa Tour du Rwanda mu mafaranga yishyuye hariya, kandi tunakazana produit service tukayimenyesha abanyarwanda muri izo gahunda zose. So tugomba kugira uko tubalance ibyo bintu byose, hakamona protocol yo gutanga rero amajezi, kandi ibyo bintu byose kenshi biba mu isaha imwe gusa cyangwa amasaha abiri. So ni akazi katoroshye rero, niyo mpamvu ubona ntago ari akanditswe kuri buri muntu. Moments wenda za mbere gatoya, moment itazatuva mu mutwe twe nk'abanyarwanda personally, kampera aho ngaho nanjye ndimo, ntago nzibagirwa Valence Ndayisenga muri 2015 i Musanze. Twari dufite abantu nk'ibihumbi 40. Abantu bamwe buriye ama etage bajya hejuru ya DSTV na Canal, bajya hejuru ya antene y'abandi nayo barayakingiriza, kuko ndabyibuka bazamuka Buranga niho Valence Nyaruguru basigiye ugisohoka muri Gakenke. Amakuru yatugezeho ku cyombo ko Valence ari imbere yanga kurekura, Valence azamuka Buranga yose arinda yinjira mu mujyi wa Musanze. Uburyo Musanze yamwakiriye, urusaku rw'abaturage, mikoro byose, twagezeho natwe ntitwakwita kubera abaturage. None ryari izina ryamamaye, iyo ni moment nge mbona ariyo baseline yacyagiye cya victoire z'abanyarwanda cyane. Eshanu zikurikiranye none neza. Ngewe moment nibuka cyane ni ya Mugisha Samuel, kuko nibwo nanjye kwemusinga muri Tour du Rwanda. Icyo gihe nakoraga nyine kuri départ 2018, ni nawe Tour du Rwanda nyuma abanyarwanda duheruka kugira gutwara. Icyo gihe rero Mugisha yayoboye Tour du Rwanda kuri stage ya kabiri, yavaga i Kigali ijya i Huye, yambara mayo jaune iminsi yose. Mu gihe yanze kwikuramo iminsi yose yagumaga yambaye. Indi moment ni igihe muri 2023 uretse nanjye ngenyine n'igihugu nyuma yaho bakonfaminze ko Tour du Rwanda ya 2023 hari izina ryitwa Chris Froome ririmo, byabaye ibindi ndavuga mu isi y'abanyamagare cyane. Bliss twebwe nk'aba MC noneho kumwakira, kumuvuga mu izina, uvuga ibigwi bye, azamuka yaze ari kumwe n'equipe kaguca imbere, waboraga n'ibyo umubaza kuko ni umuntu warebaga kuri televiziyo iminsi yose ya Tour, iminsi hafi bya byumweru 3 bya Tour de France. So 4-time champion wa Tour de France, ubushya yagiye akora, kumubona mu misozi yo mu Rwanda, yagize ibyago igare rimupfiraho, twarugendo rwahe aramikubise hasi, zakomeretse cyane, azira Rubavu. Yari yasize abantu iminota myinshi, ariko marezuma ntibyagenda neza. Twatuye Rusizi nyango Rusizi Rubavu, ni narwo rugendo rwari rurerure. Iyo moment nayo nanjye izindi moments nkunda kwibuka cyane bitari ku magare cyangwa se buri mu muhanda. Sinyicikwa na moments z'abafana cyane za Rubavu. Hano ubona buriya yataje ukabona uruzi n'amafoto hafatirwa ubona aryoshye. Rusizi, Musanze ho bari ibindi. Izo moments ni moments zihora zinzamo cyane, cyangwa ukareba nk'abafana baba barihuye kuva kuri mize ugera kuri za finish line, habari moments nziza cyane, ndetse na ambiance iteye ubwoba ku bafana. Ikindi, inshuro ya mbere Mildo Kigali yamenyekanye, tukabona ba cycliste bose ku isi barimo kuyandikaho bati nanjye ndashaka kuza kuzamuka iyo Mildo Kigali. Ku batayizi ni kuri 40 aho bita kwa Mutwe. Yego. Hari igare rirajegira kweri. So ndabyibuka umunsi umwe hari abafana benshi ku nshuro ya mbere tuhaca, ku buryo byamenyekanye cyane. Reaction ya monde ya cyclisme yose iravuga iti mu Rwanda hari iki hariya. Abantu tunabibutsa neza yuko umukino ni kimwe, ariko buriya bari abafana ni image y'igihugu ikomeye, niyo mpamvu ubona yagiye icuruza no Tour du Rwanda. Indi moment ngiye ku bwanjye mba numva ihagije cyangwa inejeje kurusha izindi,
ni inshuro ya mbere twabonye His Excellence Paul Kagame aza kuri stage. Ariko manza natwe twari twamusakurije ati bahabaye iki mu gihugu cyanjye. Yajyaga yakira abakinnyi bitwaye neza n'ibindi byinshi, ariko hari umunsi yaje akaza kuri stage ya nyuma ya Tour du Rwanda agatanga mayo jaune, yahaye umugisha irushanwa mu buryo bwose. Ariko ikindi buriya hatagira ubica ku ruhande, burudani ya Tour du Rwanda iraryoha. Ku baparteneri bagiye bayibamo, icyo bita after party ya Tour du Rwanda, abakinnyi, intara tugiyemo, umurenge tugiyemo, aho duciye, karavani igahagarara. Ni cyitwa karavani irahagarara ahantu ukabona umuntu avuye mu burimiro bwe, araje n'isuka yarahagaze nawe arabyinnye ati iyi ninde uciyeho, ati hari uburyo karavani icaho, yaba bari mu ishuri, yaba bari mu murima, yaba bakaza bazi ngo ni igare. So nibyo ngibyo rero ngira ngo ni ikintu cyiza cyane, n'ubwitabire nicyo cyihariye kuri Tour du Rwanda, ubwitabire kuva ku munsi wa mbere, kubera ko ndabyibuka na Perezida David Lapartier ajya kuvuga ati iki gihugu nagitoranya kurusha ibindi ngo cyakire n'urwego rukomeye. Ndamenyesha ko twakiriye UCI, yego federasiyo ifite icyo yakoze, minisiteri ifite akazi kayo, na leta y'u Rwanda ifite akazi kayo, ariko burya kudishapo ku muturage, kuko niwe watumye dutsinda na za Maroc, dutsinda n'ibindi bihugu byashakaga. Umunyarwanda kuri njyewe niwe nsinzi ya Tour du Rwanda. Nanjye uniqueness numva cyane ni uko kuva 2009 Tour du Rwanda yatangira kugeza n'uyu munsi ntagiye yigeze hagarara, kandi harajemo inkomyi za covid, andi marushanwa ari n'igihe ataba bitatewe na covid cyangwa, ariko kuva 2009 kugeza uyu munsi Tour du Rwanda irahari, kandi uko wayibonye umwaka ushize gikuba kenshi undi mwaka ukurikiraho, yaba mu buryo bwa performance, yaba mu bwitabire, yaba mu baterankunga, yaba mu kuremera abantu imirimo. Nicyo kintu mbona uniqueness ya Tour du Rwanda. So ikindi kuri Tour du Rwanda uniqueness yayo nuko buri mukinnyi mu rwego rw'abaparticipa hariya none ku rwego tekinike yavaga hano akubwira ko ari experience ya mbere abonye. Kubera iki? Imisozi yacu. Bwana umuntu yagera kuri finish line akazi kakabara akabaki aba Croix Rouge akavuga ati nuriye henshi ariko ahantu ntago habaho. Ngira ngo benshi baranabibonye kuri uretse na UCI muri Tour du Rwanda ubona kuri Mont Kigali ukuntu babimeze. Mont Kigali biba bigoye. Dufite igihugu cy'imisozi hariya, rero niyo definition y'imisozi igihumbi. So ku batlete barakifiringa cyane hariya. Na bya bindi indirimbo ya Tour du Rwanda ivuga abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. So uniqueness yayo niyo ngiyo, so ni ubwitabire, niyo misozi ku batlete, ndetse ni visibility nini cyane, kubera ko n'utwaye produit ye ayijyaniye ndi wayisangiye wayitwariye n'uri biri ku muhanda akanayimenya, ndetse na karavani yabaga ifite ntuza nziza cyane na organisation irebeye hamwe n'ibyo by'ingenzi birimo. David, Tour du Rwanda zibaye 17, turimo turitegura iya 18 kuva yaba mpuzamahanga. Ni iki kintu abanyarwanda, ni iki kintu abakunzi b'umukino w'igare bagomba kwitega muri iyi Tour du Rwanda guhera ku itariki 22 z'ukwa kabiri kugeza ku itariki ya 2 z'ukwa gatatu ku bwawe? Ngewe ku muntu waba ukurikira Tour du Rwanda zishize yarakwiye kugira amatsiko y'iyi ngiyi ati nayahe. 90% y'abari bari muri organisation ya UCI ivuye mu rwego rw'isi bose bari muri Tour du Rwanda. So bivuze ko natwe katwiherewe nk'aba MC twakoranye n'abavandimwe bacu ku rwego mpuzamahanga, dufite byinshi batwigishije twigiyeho. So I expect it kuva muri department zitandukanye. So iriya bagage nziza dukuye muri UCI dore ko batashize kinini guhera mu kwakira, baje kuyishyira mu bikorwa muri Tour du Rwanda ngo hagire byinshi bikosoka. Kubera iki? Kubera ko hari amasomo menshi dukuyemo. Nge mbona ari wo mwihariko umuntu yanatubaza nyuma akavuga atari ko icyo mwigiye muri UCI ni igiki ntabona ahangaha. Ibyo kandi ntago byaza gusa ku bakinnyi, byaza mu myiteguro. Nta gikoresho cyasubiye kireka igare ry'umukinnyi biraha. Ni bya bindi bajya bavuga ngo iyo umwana ahora abo wa mbere uhora kuri pressure yo gukora ibyiza cyane. Nyaka yiko rero bitewe n'imyiteguro ari
yari iranga mu kwakira muri UCI Road World Championship nubwo byari i Kigali gusa bibo bizadusaba kujya mu ntara ariko nkeka yuko yaba umuterankunga wese uzaza yaba umukinnyi yaba uwakoze muri UCI akaba agiye kongera gukora ubu ngubu azagerageza gutanga byose yari afite kugira ngo iyi mwaka izaba nziza kurusha izindi zose zabayeho. Ikindi nyine nk'ibisanzwe Tour du Rwanda kuyireba ni ubuntu. Actually zimwe muri ikiguzi ni passion yawe, kuhaba na passion yawe no gushyigikira kandi twibutsa n'abantu neza yuko buriya bendera ujunguje amashyi ukomye induru uvugije isunika ikindi kilometero mu atlete kujya imbere kurushaho. Buriya barabifiringa cyane baba bari ku igare ariko bumva cyane, ari nayo mpamvu n'abantu kwitabira byo twizere ko bigomba kuba ari ubwitabire budasanzwe. So iratangira vuba tariki 22 z'ukwa kabiri kugera ku itariki ya mbere. So twitegereje kubona benshi, dutegereje kubona ibikorwa bitandukanye, dukeneye kubona iyindi maje itandukanyeho gatoya, dukeneye no kubona ndetse na marive kuri ubu ngubu yabaye setup mu buryo bwa kinyamwuga kurushaho cyane. Ikindi nuko ni Tour du Rwanda y'uyu mwaka izazanamo ibyiza byinshi, bashyizemo gahunda nyinshi zitandukanye. Duhereye no kuri iyi ngiyi mpamvu twicaye aha ngaha iyi podcast n'ubwa mbere ya Tour du Rwanda, hazabamo amasiganwa y'abana youth races, hazajya habamo camping, abashyitsi baje babona izo package za camping, za buludani bavuga za bya bitaramo biba biri nimugoroba ku ma stages runaka. Aba sponsors bariteguye, abakinnyi nabo bariteguye, dore ko uyu mwaka izane ikomeye cyane kubera ko bazanye amakipe y'abatoya cyane kandi niyo akenshi usanga nakomeye, nubwo ikipe z'abakuru ziba zihari ariko development teams ziba zikomeye kuko abakinnyi bashaka gushaka amakipe, bashaka kwigaragaza bakiri bato. Nkeka ko uyu mwaka izaba ikomeye, so tugomba kwitega byiza byinshi. Duhamagarira abanyarwanda mwese kuzaba ku mihanda mugashyigikira nk'uko David yari abivuze, mukoma amashyi, muvuza ifirimbi, byose n'ibisanzwe n'ubundi byanze bikunze. Za Eritrea ntizabura ibihangange. Eritrea ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane, ngira ngo abantu batabizi passion yabo ni igare. Bari abantu hari igihe twanabasererezaga mu gihe cy'amagare duti wagira ngo umubyeyi yabyaye umwana bari hafi y'umunyururu waryo kuko icyambere hariya ni igare. Ni umuco basigiwe n'abataliyani buriya ku batabizi, ku buryo iwabo zasimara kubera iyi attitude iri hejuru bahora batwara amagare cyane. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, baza abantu nawe babonye ibintu by'imikino olympique muri 58, icyo ni igihugu cyumva igare. So leta yabo ndetse na federation yabo, igare kuri bo nk'uko umufata umukinnyi w'umupira ukomeye nabo n'umupira w'amaguru wabo. So kubagira hano rero ni ireme. Noneho rero agashya gahari kandi kominote z'abanyeritrea zimaze kwikuba inshuro nyinshi aha, bamaze no kubona intsinzi nyinshi ku buryo ubwabo n'amahema 3 bayuzura bayuzura yona kuri finale ukuntu babaze bafite morale nishimye, ndetse n'abandi benshi cyane. Amakipe y'ibihugu 4, hari ekipe nyinshi za World Tour, za development teams. Hari amakipe yacu yo mu Rwanda nayo azaba yiteguye kugira ngo akomeze agarure ibyishimo ku Banyarwanda. Nyaka yuko Tour du Rwanda y'umwaka izaba ari nziza kandi cyane, yaba mu myiteguro yaba mu bakinnyi. Ni tugomba kwizera ndetse no kwitegura kubona ibyiza bihambaye uyu mwaka. Nyira ngo ibyo n'ibyo twari dufite bikeya byo kubasangiza. No munsi wose twawumara, n'ubundi ndabizi bijyana na bagage, ijyana n'igihe abantu baba bamazemo. Gusa dufite feeling kino Tour du Rwanda izaba yihariye nyuma y'irushanwa mpuzamahanga rikomeye. U Rwanda ntabwo duhusha buryo uzamenye, ndavuga mu kwitegura. Abakinnyi bacu bameze neza. Mperuka Team Rwanda yagiye muri UAE muri gahunda yo gukomeza kwitegura Tour du Rwanda. Hari amakipe n'ubundi yacu dusanzwe dufite hano nayo hari. Twiteguye gukora akazi, twiteguye kubagezaho ibyangombwa byose ko mu nshingano zacu buriya harimo education, iryo gare, entertainment, harimo information, harimo ndetse no kugenda n'ubundi dusangiza abantu uko bigenda biba bigezweho mu muhanda. Naho me and Brian twe turiteguye cyane.
reka rero tuzizere kubabona yaba ku mihanda turi kumwe na caravane, yaba kuri finish line zose cyangwa se aho etape irangira buri munsi, dukomeza kwizihirwa na Tour du Rwanda ndetse n'iterambere ryayo, dore ko tugeze kuri edition ya 18. Tuzongera rero duhure guhera ku itariki 22 kugera ku ya mbere, abari Rwamagana, abari Rusizi, abari Huye, abari Rubavu, abari mu mujyi wa Kigali n'andi hose tuzanyura, twizeye kuzabona ndetse no kwishimana hamwe na Tour du Rwanda 2026. Mwabimviye rero, reka tuzahurire ku mihanda aho amagare azaca hose, mwishimye turi gusapotinga abakinnyi bazaba bari mu irushanwa. Indi episode ya Tour du Rwanda podcast naho ubutaha. Bye.